Yap nizere ko mumeze neza abakurikiye Makenga TV. Uwo muri kumva ni MC Makenga cyangwa se niki ruzungu. Nkuko muri kubona kuri Makenga TV dufite umugabo utikoraho, umugabo umeze neza ukurikije ukuntu ameze kabisa, ubona kaba yateguye. Uyu mugabo rero ari amakuru bamuvugaho ko ngo yitwa Mudugudu, ngo agatwiko, ngo niki. Umeze gute mugabo? Umeze neza? Amunga ibwira abantu bakurikiye Makenga TV amazina yawe mbese. Ngiye bahita Mudugudu. Byonyine? Oya. Bahita Mudugudu Sharire. None se kugira ngo witwe Mudugudu byatangiye gute? Kuko rwose abaturage baragukunda byatari. Byatangiye gute se, wabitekerejeho gute? Ubundi na Mudugudu ni yitwa ababyeyi bambyaye, niyo bahita Mudugudu. Mudugudu urategura. Uziko urarenze kabisa. None se mu rugo ni he? Muri Kami. Ikami? Niho mu rugo? Yewe cyonse cyo urategura. Naho se imyambaro wambaye ishobora kuba yaraguhagaze nk'amafaranga angana iki? Miliyoni? Yenda tuvuge ku ngofero. Ingofero nangana? Ingofero 15. Umupira se? Kuri miliyoni. Urabeshya cyane. Naho ipantaro? Agarenga. Ku nkweto se? Cumi na birindwi? Yewe datawe. Mudugudu uri mu kazi kose. None se nk'ikintu wabwira abanyarwanda bagukurikiye kuri Makenga TV, wababwira ngo iki kabisa? Abamwe bitera imbere kuko nabo bazabigeraho, ibyo bagezeho bazabigeraho. Ujya umenya gusenga se? Mbwira ngo nk'urusengero ukunda gusengeramo ni nk'uruhe? Usengera muri he dini? Usengera muri Kami. Usengera muri he dini? ADPR. Ni ryo dini ryawe? Ko nabonaga wayangura umusilamu se? Uri ADPR. Uzi gusenga se? Ngaho usengera abantu noneho bafite nk'ibyaha kweri, bafite ibyaha wasengera rwose. Mana yacu mufashe tunatwende ndatujijemo ndigotabeta n'ajya Yesu. Amen. Mana yacu ibyo twanyuzemo waturindishije tugiye mu twirashije ku inafi ndigotabeta n'ajya Yesu. Amen. Alright, uwo mwari muri kumwe bamwita Mudugudu, irindi? Sharire. Uwo mwari muri kumwe kuri televiziyo Makenga TV no bita MC Makenga cyangwa se DJ Neyoji uwamamaye cyangwa se Neyoji Makenga ruzungu niki. Ikiganiro cyo nakagaruka tuzitwongeye kubagarurira udushya nk'utu Mudugudu yongeye kutuganirira. Ewana kabisa mwese abantu turi kumwe muri gukurikira Makenga TV, mukore subscribe mukande kunzogera, ahasigaye mujye mukurikirana ibiganiro byacu. Bye nagahora.